Turabasuje mwese mudukurikiye. Aka kanya rero twabazaniye akantu gashobora kubafasha cyane nk'igihe ufite connection ya wifi ariko ukaba ufite mashini ndetse na telefone. Ushobora kuba ubangamiwe cyangwa se utifuza gukoresha telefone cyangwa se telefone yawe ikaba ifite ikibazo ku buryo utabasha kuyikoresha kuri WhatsApp. Aka kanya rero tugiye kubereka uburyo ushobora gukoresha WhatsApp ukayikoresha muri mashini igihe ufite connection. Ushobora kwibaza ese bikorwa bite? Ikintu cya mbere uzakora, fungura browser ukoresha muri mashini. Ushobora kuba ukoresha Google Chrome, ushobora kuba ukoresha Opera Mini, ushobora kuba ukoresha Baidu cyangwa se n'izindi browser zitandukanye. Yifungure ugiye aho bashakira mu mashakiro wandikemo WhatsApp web. Numara kubyandikamo, fata telefone yawe nanone ku rundi ruhande uyifungure, ufungure WhatsApp, urebe muri settings za WhatsApp yawe, urebe ahari WhatsApp web. Muri settings za WhatsApp harahita hafunguka kamera ya telefone yawe. Numara kuhakora, ubundi wongere urebe muri machine aho wabonye WhatsApp web, uzabonamo icyo bita QR code. Ako kanya rero telefone yawe nimara gufungura WhatsApp web, uzahita usikana cyangwa se uzatunga kamera ya telefone yawe muri za QR code ziri muri computer, muri tableau uzaba uri kubona muri ya browser. Numara kubikora izasikana, ubundi telefone yawe ihita iba connected. Noneho ubashe kuba wareba cyangwa se wanakoresha WhatsApp muri telefone, muri computer yawe, mu gihe telefone wenda udakeneye kuba wayikoresha kuri WhatsApp. Ibi bizagufasha cyane ubashe gukoresha WhatsApp muri mashini yawe. Ikiganiro rero cyacu nakagaruka, icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kuri ino channel yacu Staro Technology, ubundi ukajya ubasha gukomeza kubona ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga.